turaho turashima Imana ntago byakunze gukomeza kugenda neza nyine Yeah. naje kurwara Mm. nyine naje gusama inda ntibyakunda nyine ko bikomeza kuba yabaho kiracyahari Yego kuko byarashobokaga yuko satani yatera hakagenda umwana hakagenda nawe nyine. si byose Yego. ariko uyu munsi reka twizere ko nimba Imana hari icyo yakoze ku buzima bwawe ikabasha gutuma wasama kugira ngo nawe uzane umuntu ku isi nubwo bitakunze bitagenze neza twakubwira ngo komera si byo nasi ni igikomere burya kandi umuntu wese wabyaye ufite umutima yabyumva gutwita amezi runaka bikarangira ibintu bigenze nabi nasi komera wihangane sibyo wihangane ukomere navuga yuko uretse Imana yonyine yo mu ijuru niyo iba yumva ububabare umuntu afite sibyo se ngiye nshobora kumva ububabare bwawe n'uyu akumva ububabare bwawe ariko ntago twabyumva kimwe nka nyirabyo sorry komera sibyo komera kandi usenge Imana izongera itange undi mugisha sibyo nasi kandi turabyizera ngiye niko mbyizera birababaje ariko bitagenze neza byari bigoye cyane ariko nyine uko biri nabashije kuva kwa muganga pe gati nzi neza ko hari ubundi buryo Imana izangirira neza si byose nasi ndahamya nashidikanya rwose bizakunda yego ni ukuri njyewe impamvu nishimye cyane iki ni igihamya cy'uko Imana tweretse abantu twebwe ibyo dutekereza cyangwa se atari ko bimeze nimba kera baravuga ati nasira ntaziyatwita subizi se nasi migano twagiye dukora byibuze iki ni ikimenyetso ubwacyo cy'uko Imana sibyo ishobora gukora iby'abana b'abantu bibwira ko bidashoboka uko byagenda kose se ntibyanakunda iyo mwagerageza no kubikora ntabwo byakunda iyo mwabigerageza rwose ntibyakunda kabisa neze mvuga ngo bande se nasi ntibyashoboka ukuntu bivuze biransekejwe niyo mwabigerageza iyo wabigerageza ukavuga ati kangerageze ntabwo bikunda ntabwo byakunda ntabwo byavamo ubu se hari abantu bagifata umwanya wabo koko mu mwaka ari igice mumaranye ngo bashake kubatandukanya koko hari Gasaro TV. bakunzi ba Gasaro TV tubaye ikaze umerereye mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abamediaspora muri rusange turabakunda cyane ko namwe mutwereka urukundo umunsi kundi munsi nabazaniye Nasira maze iminsi myinshi mbona comment zanyu ba Nasira n'umugabo we kubera iki mutakibasura mwapfuye iki byagenze bite uyu munsi noneho nagarutse Nasira ntago ameze neza ariko dushimye Imana ko ari muzima ni muzima ni ibintu bitari byoroshye agiye kutunyura mu nzira gato cyane y'urugendo rw'uburwayi bwe butari bworoshye ndetse benshi batari bazi ariko nasi dushimye Imana ko dusanze uri muzima n'ubwo bitoroshye muzima ndashima Imana meze gute meze neza nyine biri mwayene biri mwayene ni ukuri abantu benshi bari babakumbuye we na Jarike bahoraga bandika amakomenti ati Nasira na Jarike bagiye he ntitubayeruka ese byagenze bite ukabona ko abantu bafite inyota yo kumenya amakuru yanyu ntacyo nubwo atari meza ariko abakunzi banyu n'ubundi babakunze n'undi baba bakeneye kumenya amakuru yanyu icyo twabatangariza nyine gusa turacyariho turahumeka yego kandi guhumeka burya nicyo gishoro yego mwari muraha ariko mu buzima busanzwe turaho ni ukuri nta birenze pe ko wahindutse gute ubaye umuzungu noneho pe baraza kutubwira muri komenti nakubonye kabisa mbona ukuntu gukomana numva ndumiwe yabaye umuzungu wabaye umuzungu ni ukuri hano kubera kuguma mu nzu ntacyo ukora niyo mpamvu baraza kwiyangana rero Nasira tuganiriye turamusuye ntabwo ameze neza ararwaye ngira ngo namwe murabibona uko bimeze ariko gake gakeya bizaza hanyuma navuga ko yari inkuru igoye cyane aho numvishe ko warwaye ndetse byari ibihe bitoroshye abakunzi bawe bibazaga aho wagiye wenda hari ababashe kunyandikira ati se Nasira yabaye iki byagenze bite Nasira kubera iki banyuze hano cyangwa se ku yandi macana ariko bakaba batakitubwira amakuru yabo twarababaye ukabona abantu barifuza kumenya amakuru yanyu iyo abantu babakumbuye ukabona bifuza kumenya amakuru yanyu muba mwumva mumeze gute
tuba twumva nyine ari byiza kubera ko buriya iyo abantu bakwibuka n'Imana ibikwibuka. Kubera ko buriya ibikorerwa mu isi no mu ijuru buriya bijya bihakorerwa. Iyo abantu mu isi bagutekerezaho n'Imana ibigutekerezaho. Ego. Buriya birungikana nyine. Ego. Gira icyo ubabwira rero baragukurikiye bari bagukumbuye. Icya mbere mbanje kubabwira ndabasuhuza. Mwese abatureba n'ababashije nyine kuba bakurikirana kino kiganiro. Gusa nyine turaho turashima Imana ntago byakunze gukomeza kugenda neza nyine. Naje kurwara. Naje kurwara nyine naje gusama inda. Ntibyakunda nyine ko bikomeza kuba yabaho. Nza kurwara nyine birakomera bisaba ko njya kwa muganga. Nari maze iminsi ndwaye rero ndi kwa muganga nubwo natashye ariko nyine ndacyarwariye mu rugo. Ubu mbaye ndi mu rugo nyine. Yego. Hanyuma Nasi wafashwe gute rero? Benshi barayita bibaza Nasire yafashwe gute? Byari indwara nge navuga iteye ubwoba. Ndetse navuga ko ari Imana yabanye nawe mu rugendo rw'ubuzima n'ibihe bitari byoroshye kuko ubu Nasire mubona uyu munsi nk'uko abyaramwe mu minsi yashize ko nabyumvishije byari bigoye nta telefone yitabaga ntago wamubonaga waramagaraga ati Nasire yararembye ni indembe iba mu bitaro mbese byari biteye ubwoba. Uburwayi bwaje gute rero tunyuriremo? Nararwaye nyine ndwara mu nda. Ariko nkarwara mu nda ariko mfite inda. Yego. Biza nyine gukomeza birakara niko mama kumbwira ati ninze arebe uko bimeze. Ntabwo ari wabimenye ko utwite? Nari mbizi ko nwita ariko nyine akumva uburyo ndwaye mu mugongo. Akumva uburyo bimeze nyine akamva birakomeye ntago nakomeza kugumiriya atazi ukuntu meze. Nje rero tujya kuri centre de santé ya Kagugu bahita baduha transfer ya Kibagabaga. Babona nyine ngo inda ndi kwiviraho ariko hazaga utuntu turi mwayene bakabona nta birenze. Baduha transfer rero tugeze kwa muganga bacishije mu cyuma basanga ndi kuviramo imbere inda yuzuye amaraso natobokeye imbere. Bahita bambwira nyine ati bigomba kuba ngombwa yuko bagomba kumbaga kugira ngo bafunge hahandi hari kuva banandode nyine kugira ngo nyine badahe nyine bakuremo umwanda. Nuko nyine bigenda gutyo ariko byaje kugenda neza. Ndahumeka nubwo nawe napfuye ariko gusa naje kuzanzamuka nyuma bambwira nyine ko uko yegereze mikoro. Ntabwo wari uzi ahantu uri birumvikana. Yego. Kubera ko no kumbaga bari baneye ikinya cy'umubiri wose. Ntabwo byari bikunde rero ko mbasha kubyumva. Mbega inkuru mbi ni inkuru mbi ariko reka dushima Imana ko byibuze harokotse umuntu umwe. Kandi n'ubundi yakoze biriya bizongera bikunde n'ubundi. Icyizere kiracyahari. Yego kuko byarashobokaga yuko Satani yatera hakagenda umwana hakagenda nawe si byo se? Ariko uyu munsi reka twizere ko nimba Imana hari icyo yakoze ku buzima bwawe ikabasha gutuma wasama kugira ngo nabuza n'umuntu ku isi nubwo bitakunze bitagenze neza twakubwira ngo komera. Si byo Nasi ni igikomere burya kandi umuntu wese wabyaye ufite umutima yabyumva gutwita amezi runaka bikarangira ibintu bigenze nabi. Nasi komera wihangane si byo? Wihangane ukomere. Navuga yuko uretse Imana yonyine yo mu ijuru niyo iba yumva ububabare umuntu afite si byo se? Ngiye nshobora kumva ububabare bwawe n'uyu akumva ububabare bwawe ariko ntago twabyumva kimwe nka nyirabyo. Sorry komera si byo? Komera kandi usenge Imana izongera itange undi mugisha si byo Nasi? Kandi turabyizera ngiye niko mbyizera. Birababaje ariko reka mvuge ngo hari igihe Imana ikora ikintu si byo Nasi? Kandi ihangane kurira byo sinkubwira ngo wirira biba bibabaje n'undi muntu wese yarira ariko reka mvuge ngo hari igihe Imana ishobora gukora ikintu kugira ngo igwe ikindi kiza kurushaho. Nubizi se? Kandi ufite ubuhamya hari ibihamya byinshi ufite cyane ko wowe unasenga si byo Nasi? Kandi natwe twese turabifite rero umutima wawe bantu baguhumurize bakube hafi ndetse n'uyu munsi murabona ko Nasira ntago arakira si byo Nasi? Ntago urakira. Uyu munsi byabaye ngombwa kuza kwa mama Yego kugira ngo abe yakwitaho. Intege ni nkeya uburwayi navuga ko burenze cyane ko barabizi
abagabo navuga ko bita ku mudamu ariko nanone ntabwo ari ijana ku ntabwo ari ijana 100%, kuko umudamu navuga hari ibyo acamo umugabo nawe atasobanukirwa, niko mbitekereza. kandi dushimiye Sharike ko umunsi kundi abasha kugusura akakugeraho akamenya amakuru, nawe ntabwo aba yorohewe, sibyo nasi ntabwo aba yorohewe pe. ntabwo aba yorohewe, ariko none uyu munsi ubuzima bwari buhagaze ute muri ibyo byose waciyemo? Ese nasi ubuzima byibuze bwari bumeze gute? Wabashije kuvuga ngo nubwo ndi kubicamo ibi ngibi mfite ubushobozi runaka? Mbese biba bigoye kuko amakuru mfite nuko wabaye kwa muganga igihe kinini. nyine ubuzima n'ubundi nyine kwari ugupfundikanya, Yego. byari biri aho nyine kabisa. nubwo bitagenze neza byari bigoye cyane, ariko nyine uko biri nabashije kuva kwa muganga pe. ababyeyi baritanze, ubu bushoboye uko abishoboye arabikora, ariko ntabwo byari byoroshye. urumva amafaranga yo kwa muganga aba ari menshi, aba ari menshi pe ku bantu bari kubaka ubuzima nk'uko tubizi, histoire yanyu bagiye bayikurikira, aba ari navuga ibintu bigoye ku muntu. Urumva n'utwo mwari mufite byabe ngombwa, twasigaye nyine ntacyo. kandi koko binumvikana akantu umuntu aba akora aba ari akantu ko guterateranya, ugasanga ugiye mu bitaro utari gukora, urumva yuko nyine ntabwo uba usohora utinjiza. yasigara wenyine ngo bikomeze bivemo, urabyumva, ntabwo yanakora neza. Mana we, Satani ni umugome, umwanzi w'ibyiza, umwanzi w'ibyiza pe. ararwana ariko ntago anesha. ni ukuri, kandi icyiza nakunze ni uko ibyo waciyemo urakizeye Imana, uravuga ati nzi neza ko hari ubundi buryo Imana izangirira neza, si byose nasi ndahamya nashidikanya rwose bizakunda. yego, ni ukuri. Njyewe impamvu nishimye cyane, iki ni igihamya cy'uko Imana tweretse abantu twebwe ibyo dutekereza cyangwa se atari ko bimeze. Nimba kera baravuga ati nasi ntaziyatwita, subizi se nasi mu biganiro twagiye dukora, byibuze iki ni ikimenyetso ubwacyo cy'uko Imana sibyo ishobora gukora iby'abana b'abantu bibwira ko bidashoboka. yego, birashoboka sibyo, cyane. birashoboka rero. sibyo, humure wumve yuko nubwo byabaye Imana izaguha icyiza kurushaho uko mbere. Navuga ngo umwana wese ni umugisha, ariko hari igihe Imana ishobora kubona ko ikintu wenda ikacyisubiza kugiye guha ikintu cyiza noneho kurenza, sibyo se nasi. kandi koko navuga ko n'uyu munsi nturakira, sibyo, igikomere kiracyari kibisi n'uburwayi, ariko navuga uretse kwihangana byonyine ugasenga, nkuze hari igihe umuntu aca mu kigerageza akibaza ese ubundi ubu ntihari igihe byageze ukanibaza iby'Imana ikora. Ibyo bincanga nyine buriya iby'Imana se, iby'Imana biba byiza kandi bikaba na bibi, birapfundikanya nyine biragendana. gusa nyine icyo nahamya neza ni uko igambirira kutugirira neza kuruta uko igambirira kuba yatugirira nabi. kandi nta n'ikintu Imana ikora kidafite impamvu. Yego. kandi ikindi nabonye nta n'ikikorera guhomba, buriya hari impamvu yabikoze. byose ibyo ikora byose bifite aho izungukira, kandi yunguka nawe itagusize. bajya bavanga iyo Imana igukerereje iragutegera. n'ubundi nta mutima mubi mfite rwose, nta n'impungenge, gusa kubabara ntabwo bibura, ariko ntabwo byabura. numva itarankuyeho amaboko pe. ni ukuri. nasi hari igihe umuntu agera mu kigeragezo akumva yanze abantu, ntihari igihe cyageze ukibaza ese ba bantu bari banyikije, za nshuti zanjye, wa muryango muto mfite, ba bantu babashaga kunyumva bakamba hafi bari hehe? Ukumva ubaye nk'uwanga abantu. oya, njye ntabwo iby'abantu njya mbitindaho, kubera ko buriya igihe ni igihe. Yego. kandi uyu munsi niba ibyumweru ntabwo bihora bisa, iminsi irasa ariko ntabwo ihwana. Yego. birashoboka ko nyine byari bugende gutyo n'ubundi n'abantu bikagenda gutyo. ntabwo byantungura rero, nta nubwo njye rwose ntabwo njya mbitindaho. buriya niba ejo ushobora kwirirwa imvura itaguye, ariko ejo n'ubundi bikaba biri kuwa kabiri, kandi uwa kabiri washize n'ubundi wari uwa kabiri ariko imvura ntigwe. iminsi rero irasa ariko ntihwana. nta birenze iby'abantu rwose, nawe narakariye, nta nubwo nagiye kure, gusa narwanaga n'ubuzima nkavuga ati Mana undengere, undengere rwose iby'abantu bashatse ko bigerwaho ntibigerweho pe.
ubwo icyo gihe urumva navuga ko urazutse mama arakubwiye ati bimeze gutya na gutya gutya na gutya ariko urumva wowe wari mu kinya ntacyo wari uzi nta na kimwe nyine wari umeze nk'usinziriye bakibikubwira muri ako kanya wiyumvishe gute? navuga ko ni ibintu biteye ubwoba burya ikinya umubiri wose hari n'abagenda bakakubwira ngo bagendeye ko muri iki gihe ntabwo bakiva kugitanga ntabwo bagipfa gutera umubiri wose buriya hari impamvu nyine Imana ifata ibishimwa ubundi bikura mu bigawa abantu bashobora kuba barabonaga nyine birangiye bakavuga ati kabaye ariko kugira ngo nyine cya gihe yagenye yuko bizagenda neza bigende neza kandi babonaga ko byaracitse. hanyuma tugahita twibaza cyangwa se abantu nabo bashobora kubyibaza umbare ko ngiye kubaza kino kibazo harabiri wite bibaza ko Nasira yarozwe hari aho byaba bihuriye? Ntabyo nzi ko hari aho byaba bihuriye pe buriya abantu bakorera tekinike zabo ku giti cyabo bishobora kuba hari aho bifite byaba bihuriye naho cyangwa se ntiwigeze ubitekereza mu mutwe wawe nk'umuntu? numvishe nyine ari ibibazo bingwiririye yego kandi ngomba no kubyakira kubera ko iyo njya gufata umwanya wo gutekereza ku bantu simbura navuye no muri koma pe ngoma naravuyemo gusa ngewe nimawuroreje ntekereza nti Imana izanyeza kandi bizagenda neza niyo mpamvu rero ntakunze kubabara ngo ngire umubabaro mwinshi buriya ifatanyije umubabaro n'uburwayi ntabwo bikunda nta nubwo bihwana buriya niba urwaye ugomba kuvuga ati urwarana icyizere uvuga ati nzakira niba urwaye vuga ngo nzapfa n'ubundi ntupfa gukira. Ni uwuhe muntu ushimira muri ibi bihe bitoroshye wari urimo cyangwa se abantu? Hari igihe impamvu mbivuze abantu wa mugani turi abantu usanga umuntu hari igihe agera mu kintu yari afite umuryango muto inshuti nkeya abavandimwe ugasanga babaye nkaho rimwe na rimwe bamutereranye ngejo niho nahoze mbwira abantu ngo kera nari nzi ko nta n'imyaka 3 ishize abantu bose ari beza atari ku uyu munsi maze kumenya ko abantu bo mwisi atari beza abantu bari kumbwira tugumaze gukura mu bwonko niba umaze kumenya yuko abantu bo muri iyi si atari beza kandi kera warabonaga abantu bose ari beza ukumva yuko nta muntu n'umwe akugirira nabi umuntu wakubaye hafi. Icyambere manza gushimira ndashimira mama ubundi ngashimira abaganga rwose barambonye banyitaho pe ndashimira abaganga rwose bandwaniye ishyaka hari n'abandi bantu nasagaga nko mu cyumba bagiye gukorera nk'umubyeyi bagiye kumukorera igise kiri kumurya akavuga ati rwose nimubanze uwo muntu atabagwa mu maboko nabo ndabashimira pe kuko bagiye bansanga nawe urababaye ariko bakavuga ati wowe uriya waturenzeho pe kubera ko nyuma bagiye baza kunsanga aho ndi nyine bavuga ati baje kunshaka ngo barebe ko nyihumeka bagasanga nyine ndibo bakavuga ati sha waducagaho gutya nibwo byabaga binkomereye ngewe ariko naravuga ati basi niwo babaye cyane. Ndabashimira abo bantu nkashimira Sheri nyine yambaye hafi pe anyereka urukundo anyitaho nawe uko bishoboka kuko twari turi kumwe kwa muganga nawe nkongera nkashimira murumuna wa mama wandwaje niwe waje kunterura hano mama we ko akatarabishoboye rwose yari yataye umutwe birumvikana. Ndashimira na motari wadutwaye neza Nasira n'akantu ka motari yashyizemo urumva yadutwaye neza rwose agenda avuga ati Nasira n'umwana mwiza rwose ati uyu munsi ubu ngubu turamugezayo ati indwara nitanje kabisa. Ibaze uwo motari muraziranye? Ntabwo munsi ni umumotari gutyo uri aho ngaho bamuhamagaye gutyo bamukuye ku muhanda ati uyu n'umutware ariko byibuze ntabwo yitaye ngavuga ati umuntu agiye gupfa kandi abamotari barabitinya pe kuko twe twaranamubwiraga ko nari ndimo ndababara moto yarikaga nkababara yantwaye gake bishoboka kandi ageze atanavuga ati arampfiraho. Ndamushimira pe ndashimira n'abandi bantu bashuti ba mama bajyaga batugeraho kwa muganga abansuye kuri telefoni ndabashimira Imana ibamugisha kandi ndashimira n'Imana yandiye shana kuri kw'Imana kubire byose bikorwa n'Imana shana kuri rero n'abandi Nasira nzi ko mumukunda n'ubundi mu musure kuri telefone sibyo Nasi ndaza gushyiraho nimero yawe cyangwa se ya Jarike umwe muri mwebwe rwose nabo bagusure Nasira yiyondore ngewe namubonye ndamugana wabaye umuzungu ariko washizemo
biraho nyine biraho hariya bizagenda bigenda neza. Ikibazo nyine ni ugukira abantu nkaba nakomera nkagira icyo nkora. Birumvikana burya umuntu bamubaze barabivuga ko biba bigoye gukora imirimo ivunanye, kandi Nasira nawe bakiri umudamu navuga gushakisha ubuzima, nawe uvuga ati uyu munsi ndabaho nte, ejo nzabaho gute. Urumva biba bigoye, ariko ntabwo biba byoroshye. Uretse Imana yonyine niyo ibizi ngo Nasira uyu munsi ararya, ejo azarya gutya, si byose Nasi. Kandi ngiye nakunze uburyo cyo ufite icyizere Imana. Hari igihe umuntu cyangwa se abantu reka nanjye nishyiremo tugera mu bikomeye kibaze se Imana ubundi irihe, Imana kubera ikiri gutuma ibintu bicamo, ukabona yuko nawe Imana utangiye kuyijujutira, ariko waravuga ati mfite icyizere cy'Imana. nta mpamvu yo kwijujutira Imana kuko ntakikorera guhomba pe. Njyewe ntabwo njya nyijujutira habe na gake. Gusa nyine njya nibaza impamvu bimbaho, nibaza se ni iyihe mpamvu. Ibyo ntabwo uri umwana w'umuntu wabitindaho pe. Ntabwo watinda kuvuga ati kubera iki Imana ngerageza cyane. Ariko nanone nkavuga ati buriya hari impamvu, kubera ko ntabwo kuba narabayeho byayitunguye. Kandi mu bantu yashyize ku isi nanjye irabizi ko ndiho, ntabwo rero nabitindaho pe. Nta nubwo bijya bintera umutima mubi. Imana izaguhe uwo mutima ukomezanye udashoborwa na benshi, kuko ni bakeya bagera mu bigeragezo bakabasha kumva yuko Imana igihari ibihe byose, cyangwa se bati Imana wampoye iki ko nari umudamu muto, kuki utumye umwana wanjye agenda. Bibaho cyane, twese turi abantu, hari aho tugera natwe imbaraga nkeya zacu navuga zikaba zatuma dutekereza bitari byiza, kandi Imana ijya itubabarira. Nuko nyine turemwe, turi abanyabyaha, turacumura. nayo bibibona rwose. Hanyuma umuryango w'umugabo wawe byibuze waragusuye? Oya, nta n'umwe wakugezeho? ariko buretse no kutangira rwose nta n'uwo nigeze mbimenyesha pe. Urumva rero aho nawe aho wakoze ikosa Nasi. Ntabwo tujya tuvugana nyine, kuko ikintu ngewe nzinzi ko Nasira arasenga pe. Sibyo Nasi, kenshi twajya tunavugana, benshi bibazaga Nasira yagiye he, mwapfuye iki Gasaro kuba iki. Nasira kenshi twavuganaga yagiye no gusenga, tunagiye mu masengesho. Ariko Nasi nkawe usenga ugiye wera imbuto, sibyo? Uvuga ati nimba uyu munsi wenda ngewe nzi ko uyu muryango utanyitayeho, reka mbarute mbahamagare mbabwira ati amakuru naratwise ariko ntibyagenze neza, nuko nyine byagenze. Ariko byuzuye bibamenyesha, kuko Nasi umuntu ashobora kubwira ngo sinagusuye kuko ntamenye ibyawe, ariko iyo wabimubwiye we ubwe umutima nama we nawe nibo bagirana urubanza. Ariko urumva uyu munsi bashobora gushyiraho urubanza. iyi nyirwaye byoroheje biraho nyine batari amatransferi narabavugishije. Ako kuza kuma transferi gutyo nayo napfuye pe. Niyo bakubaze ntabwo wemerewe kujya kuri telefone. Ndabizi sheri nawe ubwo bwenge ntabwo yagize kubera uko yari ameze. Abantu bose bari stress pe. Impamvu uvuze ngo rero ngo kwa ko batansuye mbaye mbashyizeho urubanza nkavuga ati ntabwo bansuye kandi nabimenyesheje, urumva naba mbavugiye nabi pe. Ntabyo nababwiye. Urumva rero musabamenyeshe nyuma, ahubwo nkuko umuntu atangiye kuzanzamuka yongera atekereza avuga ati hari n'abantu benshi n'ubu bo muri famiye batari bazi ko ndwaye pe. Kubera guta umutwe gutyo kose. Hari n'ababimenye uyu munsi batari banabizi ko, hari n'abari bubimenye uyu munsi ko warwaye, bitewe n'uko bari bubibone. Ariko nyine nta ribi nta kibazo, ntabwo nanze kubibabwira kuko mbanze ibintu byose kuri Nasira aba nta kibazo rwose. Ntabwo nanze kubibabwira kuko mbanze, ahubwo ntabwo sinashoboye kuvugira kuri telefone. nta n'uwageze ku gatekerezo rwose. Ariko nabo nanone nanjye nko Rusyo n'Ingasire nabo bajye babahamagara bababaze bumeze mute byibuze da. Ubu iyo babahamagara bari kumenya amakuru ya Nasira na Jariki, bakamenya ko amakuru atari meza, amakuru ari mabi navuga ari inkuru y'incamugongo bakabimenya. Ariko uyu munsi wenda nabibone kuri social media ku Gasaro batarabimenye, kandi nabo ni inshingano zabo ko abana hamagara babaze bana bacu mumeze mute, ubuzima bumeze gute. Ni ukuvuga arya mumaze igihe kingana gute Nasi mukoze ubukwe? Umwaka n'amezi 5. Umwaka n'amezi 5. Mu mwaka n'amezi 5 nta n'umwe rero akabasura mu rugo. Mu rugoya urumva nacyo ni ikibazo. Rero ni ukuri ababyeyi
navuga si bose ariko bagerageza, ababyeyi bamwe na bamwe bahindura imyumvire, niba abana nk'aba bashakanye vuga ati reka ngire ku bana ndebe uko bimeze, kuko nta kintu uba wakabihinduye. Ubu uyu munsi nasi icyo wacamo cyose hari gahunda yo gutandukana na Jarike waba ufite? akareka nayo rwose nayo uko byagenda kose se ntibyanakunda. niyo mwagerageza no kubikora ntabwo byakunda. niyo mwabigerageza rwose ntibyakunda kabisa. nese mvuga ngo bande se nasi ntibyashoboka. ukuntu bivuze biransekeje ngo niyo mwabigerageza. niyo wabigerageza ukavuga ati kangerageze ntabwo bikunda. ntabwo byakunda, ntabwo byavamo. ubu se hari abantu bagifata umwanya wabo koko mu mwaka ari igice mumaranye ngo bashake kubatandukanya koko? nese hari bamutarambirwa. oya hari abo bita bamutarambirwa ariko ngeze ubu igihe mumaranye kuko ntibabonye ko urukundo rutsinda, hari umuntu waba ugitekereza ngo reka nandukanye Jarike na Nasira kuko sinanabitindaho simbizi n'uwo ukibitekereza ni akazi ke ntabwo bikunda. icyo nicyo nshatse kumubwira. byaranze ntabwo byavamo. twese byaranze. nari ngukumbuye rwose byaranze. kw'iyo ngingo rwose twese byaranze. ariko nibyo mwabanye benshi babatega iminsi, si byo se? uyu munsi nasi ubuzima mubayemo nkanjye ubizi, nzi ko mubayemo ubuzima bubi pe. yego. nyuma y'uburwayi ubuzima bwaranze pe. Jarike yabonye ikiyeda aragikora, yabonye kunyonga agatwara abana arabikora, ariko iki ni ikimenyetso cyo kigaragaza ko ubuzima bwose mwabubanamo. nagiye mbona abavuga ngo nibakena cyane ngo abantu ntibabafashe ngo bazatandukana. abo wababwira iki batekerezaga gutyo? uretse no gukena cyane no kuburara tukanabwirirwa byarabaye kandi ntabwo bikunda. ntibyashoboka rwose, ibyo bibwira rwose ntabwo bikunda. imvi zigomba kuba umweru twese, cyangwa se kugeza urupfu ruje uko Imana yabitekereje. bavuga ngo ni ugutandukanywa n'urupfu, nuko nyine. rero rwose ushaka azakoresha ibyiwe, nashaka azaze amwiba inzira yamugaruye yamujyanye izongera namugarura. niyo waza ukamupakira cyangwa ukaza ukampakira ntabwo bikunda. ntabwo byavamo. wakoresha ihembe, wakoresha iki, wakoresha Imana, ntabwo bikunda. twaraciye mu bintu bikomeye. ni danje, reka nibugire ngo ni danje, umugani wa Danivone. ntabwo byoroshye. ariko nyine yaciye mu bintu biteye ubwoba. amungane kubavangwa nidukena ngo bizagira. Imana nayo izi ubwenge, yarabikoze turakena kugira ngo ibibanyuzemo irebe. yarabikoze turakena. uwo mwana wenda ari buzaduhuze nawe aragenda, kandi n'ubu turacyari kumwe. nese ubwo bimeze bite? ntabwo bikunda rero, ko wabishaka kose ntabwo bikunda. ariko mana yakose wa mugani nanone nasivuze ikintu utuma ntekereza. hari n'igihe Imana ikora ikintu wa mugani kugira irebe kwihangana kwanyu mwembi. ese Nasira ni uwa Jarike, ese Jarike ni uwa Nasira? irebe kuko wa mugani Imana iturusha ubwenge cyane. irabuturusha. muri abantu baravugaga wenda ati ikibahuje ni ibi n'ibi. ati buriya nese ubu ngubu wenda ko narwaye nkajya mu rugo gucya atasibye kuza kundeba. yego. akavuga ati sinsibye niyo yaba natike afite akaza n'amaguru akaza kundeba. turacyafitiranye icyizere rero ko umuntu ahubwo ubuzima bugiye kugeraho buryoshye, si byo? wabona utabishaka noneho bigezaho biryoshye. nese mvuga ngo bigezaho biryoshye rwose. ubu nibwo ubuzima buryoshye kubera ko ubukene twabunyuzemo, sibyo? nta kintu mutaranyuramo. umunezero twawunyuzemo. nasi nta kintu mutaranyuramo. mubana imbusana umuntu akabukundi n'undi akabukwe byarabaye. none se igisigaye ni iki? kereka ubwo nadukingura nyine ubikeneye. ariko ntabwo mu izina rya Yesu. Imana navuga ko irusha imbaraga abadayimoni, abakonikoni. muri Bibiliya tujya tubyumva, sibyo? turanabisoma. rero uwo ashobora kugerageza ibyo ariko bikarangira n'ubundi Imana itumye izo nzira zitabamo, sibyo se nasi? uwo ngo washaka guteza ibyo bibi bikarangira Imana ahubwo imugaragaje, sibyo se? uyu munsi hari inshuti zawe wagiraga mutakiri inshuti, yego, inshuti z'abakobwa wenda ukamara kurongorwa ukabona inshuti zirijyanye. oya, abenshi n'ubundi twavuganaga turacyavugana.
kereka nyine hari umuntu rega unababona mu nzira akabona ntabwo abishimiye akavuga ati nkuriye gute. Abagiye bashora itiku n'ubundi ni n'abashyashya nyine abandi bazi urugamba rugeze hagati mutaziranye cyane. Rero umuntu wabona ntuzi uko ibintu byatangiye ushaka kumenya uko bizasoza, gusa waba utazi uko inuzi ingana, waba utazi wenda nk'igiti uragiteye ntuzi metero wagishinzemo, ushaka kumenya uburebure bwacyo uhereye hahandi uri kubona wowe urumva byavamo? ntabwo byashoboka, ntabwo byakunda. Ni ikihe kigeragezo nasi nyuma y'uko dukora ikiganiro twaraganiriye hari ibyo bagiye babona hano waciyemo noneho nyuma y'uburwayi ukavuga uti Mana y'isi n'ijoro none aho ndatsinzwe? Ikigeragezo cy'ubukene, icy'ubukene nicyo cyankubise ndatsindwa rwose, ndavuga ati noneho ndavuga ati rwose birarangiye. Ariko ndavuga ati kubera ko ari Imana yavuze atari umwana w'umuntu wavuze bizakunda. Icyo nicyo cyizere nanjye mfite. Ndavuga ati njye nta ruhare nabigizemo, sibyo? Mama wanjye nta ruhare yabigizemo. Ubundi turi batatu njye n'Imana, sibyo? Ni njyewe wenda na Sheri n'Imana. Kandi uruhare runini ruri ku Mana. Rero njyewe ntacyo bimbwiye, nikora akazi kayo. Amagambo nyine yari menshi, mbese itiko ari ryinshi ariko navuga, ariko bumva ngo birarangiye ntacyo byatanze. ariko shabanza Satani yanga abantu bakundana. Iyi Satani yanga abantu bakundana, kandi ikindi n'ibisana cyane ugira ibigeragezo. Cyo kora ibyo cyo rwose pe, ngiyegereza mikoro ntabwo ari kukumva. Urageragezwa cyane ukuri, icyo cyo rwose nibyo abantu basenga cyane usanga bahura n'ingorane cyane, kandi koko Satani ntabwo yakishima uri gusenga, ahubwo aba babaye iyo ugeze mu kigeragezo ugatangira n'usa gushaka kuba watera Imana umugongo, aravuga ati mbonye undi mukiriya, mbonye undi noneho nkurikira. Yego ndungutse, abanezerewe kubera yuko ababonye noneho undi muntu navuga mushyashya winjiye muri timu yo kumukorera. Numva rero nasi ntuzacika intege, ntuzacogore, sibyo? Uzakomeza ukorera Imana, kandi naho twebwe n'abantu twabona ko ibintu byarangiye bidashoboka, navuga yuko umva ko Imana ikora, sibyo? Irakora. N'uyu munsi rero ukomeze wiringire Imana, uyizere, ushyireho umutima, wumve yuko ibintu bizagenda neza, kandi Imana ihemba neza, sibyo? Turabizi ko isaguhemba neza. Tuze noneho tubwira ati dore none igihemba Imana yampaye, narize amarira bwa mbere y'umubabaro, sibyo? Ariko noneho ngundi kurira amarira y'ibyishimo, ndanezerewe. Na wa muntu watekerezaga uyu munsi nzi ko hari abantu bishimye na sibyo? Kandi mwisi benshi hari umuntu ushobora kumva ibyabaye kuri Nasira atarasanzwe amukunda, agahita avuga ati ibi narabyifuzaga n'ubundi, akavuga ati nibyo nashakaga cyane. ko muri navuga ko muri abantu bafite couple ntoya mwarwanyijwe pe, ariko mugatsinda. Urumva rero uwo muntu ashobora kwishima, ariko inyuma yaho akazabona ko yakoreye ubusa, cyangwa se ko yamwaye. Imana ikagusubiza neza, ikaguhemba neza. Ndetse navuga yuko uyu munsi bishobora ko bimeze n'abareka ejo bizamera neza, sibyo nasi? Kandi ukomere, wumve yuko umutima utari wenyine. Dushimiye mama Nasira, akuba hafi pe, akagukomeza, akakuganiriza, agakwereka yuko hari icyo wabuze cy'agaciro, kandi koko ni n'agaciro, ariko akakwereka yuko imbere ari heza, sibyo? Kandi twese niko tubibona, niko tubyumva. Nanjye nibyo byiringiro mfite ko imbere bizagenda neza cyane, sibyo? Ngiye guhamagara umuntu hano rero aze adusuhuze, mwari mukumbuye. Gasaro TV.